Bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu, banje kubaramutsa nimugire amahoro ava ku Mana Data. Nshimiye Imana se umwami wacu Yesu Kristo uduhaye ubuzima kandi akaduha n'uyu mugisha wo kumva ndetse no gusangira ijambo ry'Imana ku iki cyumweru cyo kwa 26 Mata 2020. Mureke dusenge kugira ngo Imana idufashe kumva no kumvira ijambo ryayo. Mwami Imana yacu, turagushimye kandi turaguhimbaje uyu mwanya. Tugushimiye ko watugeneye isaha nk'iyi nziza kugira ngo twumvire hamwe ijambo ryawe. Turakunyize kugira ngo imitima yacu uyihindure ikwiriye kuba imbibe nziza yumva kandi yumvira ijambo ryawe. Turakunyize kugira ngo Mwuka Wera dushoboze, utumurikire, utwigishe kandi udusobanurire mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Uyu munsi kuri iki cyumweru Imana yashyize ku mutima wanjye ijambo rifite intego igira iti kwizera kudahindurwa n'ibihe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Kuva igice cya 13 duhere ku murongo wa 17 tugeze ku 22, ndetse turaza no gusoma urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Dusome mu Kuva igice cya 13 umurongo wa 17 kugeza ku 22. Haravuga ngo Farawo amaze kureka ubwo bwoko bugenda, Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo ariyo busamo, kuko Imana yibwiraga iti abantu be kwicuza ubwo bazabona intambara ngo basubire muri Egiputa. Ahubwo Imana ibagendesha ibizigu, ibacisha mu nzira inyura mu butayu, ikajya ku nyanja itukura. Abisiraheli bava mu gihugu cya Egiputa bafite intwaro. Mose ajyana amagufwa ya Yosefu, kuko yari yarahiriye Abisiraheli indahiro ikomeye ati Imana ntizabura kubagenderera, namwe muzajyana amagufwa yanjye nimuvino. Bava i Sukoti babamba amahema muri Etamu, uko ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire, babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Kugira ngo dusome n'aya magambo aboneka mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 2. Haravuga ngo kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ko kuduhamiriza ko ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Umurongo wa 2, cyatumye abakera bahamywa nuko bari bagufite. Bavandimwe, muri aya magambo tumaze gusoma, ndagira ngo tuzirikane ko harimo amagambo makuru ari mu ngingo navuga nk'eshatu muri kino gice cyo mu Kuva cya 13 umurongo wa 17 kugeza ku 22. Ubwa mbere hatugaragariza amahitamo y'Imana mu rugendo rw'abantu bayo ngo batagwa mu kaga, naho bo baba babona ko bibabangamiye. Bwa kabiri tubona uruhare rw'Imana mu rugendo rw'abizera, aho Uwiteka ari umuyobozi w'urugendo akaba n'umurinzi w'abarurimo. Uwiteka yabereye Abisiraheli inkingi y'igicu ku manywa, inkingi y'umuriro nijoro ngo batagenda mu mwijima. Ubwa gatatu tubona uruhare rw'abana b'Imana, ari rwo kwizera no kwemera, kugirira icyizere Imana ibayoboye naho byaba mu mibabaro. Bavandimwe, ubwo turimo tuganira kwizera kudahindurwa n'ibihe, ndagira ngo dutekereze kwizera mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukwizera ko Imana ibaho. Uko kwizera mu buryo bwa mbere kungana no kwemera. Ni nko gutekereza ko hari ikinyabubasha kiri hejuru y'ibindi, gifite ubutware runaka cyangwa bwose. Bene uko kwizera abantu hafi ya bose ku isi barakugira, baba mu madini, mu matorero cyangwa no mu mico imwe n'imwe. Abantu bose usanga muri bo batekereza ko hari Imana.
uburyo bwa kabiri buri mu kwizera, mu kwizera duheshwa no kumva ijambo ry'Imana. Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 17 haravuga ngo dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa no kumva ijambo rya Kristo. Aho rero niho tuba abana b'Imana. Iyo tumaze kumva, tukumva ijambo ry'Imana, tukaryizera, tukemera guhindurwa naryo, twinjira mu kwizera nyakuri kuduhesha kuba abana b'Imana. Kwizera ku buryo bwa gatatu ni kwizera gutera Imana gukora. Bene uku kwizera gutuma Imana ikora ibidasanzwe mu buzima bwacu, gakora ibitangaza, gahindura ibintu, ibyanze guhinduka ikabihindura, ibikomeye bikaba ibyoroshye. Na Yesu yakuvuzeho mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 17 ku murongo wa 20. Ubwo Yesu yasubizaga bari bamubajije barabigishwa, yarababwiye ati, ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye umusozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Bene uku kwizera abantu benshi niko bagira ukwa mbere. Nyamara ariko ukuri ko kwijambo tumo tuganiraho kutwereka ko kwizera kwa gatatu ariko ko gutuma Imana ibasha gukora ibikomeye, igakora ibitangaza, ibitunaniye byose ikabihindura. Kubyarwa n'ukwizera kwa kabiri ariko kwemera kuvanwa no kwizera Yesu Kristo, bigahinduka ubuzima, haba mu bihe bikomeye, haba mu bihe byoroshye, ukaba wizeye Kristo. Abantu benshi bajya mu nzu y'Imana kenshi, ndetse bagakora n'amasengesho menshi yo kwiyiriza ubusa, bagasenga, bagasa nkaho rwose ari abakristo beza bitanga, ariko witegereje ushobora gusangamwo abakunze Imana kandi banayizera, ariko bayikundira imirimo myiza ibakorera gusa, kwibarinda, kwibaha imigisha, kwibaha iterambere, kwibarindira se ubucuruzi, abarindira imirimo bakora cyangwa n'ibindi byiza, ariko mu kuri kwizera Imana by'ukuri biri hejuru cyane y'ibyo. None ko imfatiro z'ibyo tuvuze haruguru zijya zisenyuka, ahari ubukene hakaza ubukene, ahari ubuzima hakaza indwara, ahari ibyishimo hakaza umubabaro, ubwo icyo gihe Imana bahita bayivaho, bakayituka, bagacika intege, no gusenga bakabireka. Mperutse kumva abanyenga abakozi b'Imana babaza ngo bari hehe ngo bongere bakora ibitangaza, bahagarika indwara n'ibyerezo nk'ibi turimo. Nyamara ariko nta mukozi w'Imana ukora ibitangaza, ahubwo Imana niyo ikora ibitangaza mu bakozi bayo. Wenda hari nabibaza ngo baba Kristo bari he ko n'insengero zabo zifunze, ariko igisubizo ni kimwe: abakristo turahari, kandi n'Imana yacu irahari muri Kristo Yesu no muri twe, kandi irimo gukora imirimo ikomeye. Ariko kandi twemera ko Imana yacu nawe yabikora cyangwa ntibikore, ihora ariyo kwizerwa ibihe byose. Ese nimwumvise umugaragu w'Imana Yobu ubwo yavugaga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo unshinja nkiriho? Nyamara ibi yabivugaga nta cyiza na kimwe asigaranye, yaba umuryango we cyangwa ubutunzi bwe, byose byari byarangiye. Yari asigaye irangiye umubabaro, asigaye yishimisha indyo, nta kwizerwa, nta nshuti, nta muvandimwe, nta butunzi, byose byagiye. Ariko kwizera kwa Yobu ntikwahinduwe n'ibihe. Nkuko twabivuze hejuru, turimo kuganira ku ijambo rivuga ngo kwizera kudahindurwa n'ibihe. Mu gitabo cyo mu Kuva hariya twasomye ibice 13 umurongo wa 17 kugeza ku 22, hatweretse urugendo rukomeye rurimo umwijima, rurimo n'umucyo, ku manywa na nijoro. Ni nko kuvuga ko rwari urugendo rw'imibabaro, rurimo amakuba, rurimo inzara, rurimo indwara, rurimo ubukene, rurimo ibyorezo n'ibiza, muri make rurimo akaga gakomeye. Ariko kandi harimo n'Uwiteka Imana mu ishusho y'inkingi y'igicu n'inkingi y'umuriro ibayoboye.
Haleluya. Ni byiza gutekereza ko Imana mu rugendo rwacu urwo ari rwo rwose, Imana ibihari. Nubwo rwaba ari urushimishije cyangwa rudashimishije, Imana ibihari. Imana niyo kwizerwa abavandimwe. Nubwo wabona ibimeze bityo, komeza ugirire Imana icyizere. Ahari umwijima hazaza umucyo. Abo bavandimwe nabo bafite inshingano zo kwizera ko Imana aho ibajyanye ariho heza. Byari gushoboka ko aba Bisiraheli bakomeza gutekereza ko ubwo urugendo bari gukora batarukoze uko rusanzwe rukorwa, ko ahari Imana ibajyanye hatariho, cyangwa se ko Imana idakwiye kuba yizerwa kuko binjiye mu bihe batari basanzwe batekereza ko bazahura nabyo. Reba nawe, batangiye kubona inyanja, bagahura n'akaga, bagahura n'inzara, bagahura n'ibyago byo mu butayu. Birashoboka ko batekereza bati iyo twigumiririye, cyangwa se bati Imana ituyoboye ntabwo itujyanye heza, bagatakaza icyizere. Reba nawe, Imana yanze ko banyura mu nzira ngufi cyane, bari kugenda igihe kingana n'iminsi 11 uvuye i Kanani ukagera mu Egiputa. Uru rugendo ugenze mu buryo busanzwe rwa rugendo rugufi rwakoreshwa iminsi 11. Usomye mu Gutegeka kwa 2 igice cya 1 ku murongo wa 2 wabibona. Ariko Imana sibyo yahisemo, ibakoresha urugendo rw'imyaka 40, ibanyuza mu butayu aho inzoka na sikorupiyo ziba, ngo ibereke ko Imana yacu izi kandi zo no kurinda abana bayo. Ibanyuza mu butayu aho izuba ryinshi n'umucanga utwika, ngo ibereke ko Uwiteka ari ubwugamo bwacu, ahataba ibyo kurya, mu nzara nyinshi, aho batajya mu kazi ngo bakore, aho bahura n'ibyago n'ibyorezo. Akenshi bashobora kuba abana wenda baratekerezaga yuko umuntu utabyutse mu gitondo nk'uko natwe ari bwo buzima turimo ngo ajye mu kazi ko atabaho. Ariko ntabwo ari by'Imana yabakoreye. Yaberetse ko nubwo batarimo bakora, nubwo batarimo bajya mu mirima, batajya kuragira inka zabo, ko Imana ishoboye kubatunga. Yabohererezaga za mana mu butayu, ibyo turabizi. Ikintu Imana yashaka kubigisha, yashaka kubigisha ko ubuzima aho abantu batekereza ko nta buhari, hari urupfa gusa, ko mu Mana ubuzima buboneka. Ko ibintu nubwo byagaragara yuko bidatanga icyizere, ko iyo wizeye Imana icyizere kibyara bifatika. Ndagira ngo nongere nkubwire ko turimo kwiga ku ijambo rivuga ngo kwizera kudahindurwa n'ibihe. Girira Imana icyizere mwene data, Uwiteka tubereye maso kandi turi kumwe. Yaranavuze kandi ngo ntazadusiga ndetse ntazaduhana. Urwo rugendo rwose Abisirayeli bakoze byari kugira ngo Imana ibigishe ko Uwiteka Imana ari Imana yo kwiringirwa ibihe byose, kandi ko ibintu byose bishobora kuzaza, ibiriho uyu munsi ndetse n'ibizaza, nta kintu bizigera bibatwara igihe cyose bazaba bakomeje kwizera Uwiteka Imana. Ndetse Imana ashaka ko bazanabyigisha abana babo, bakabyigisha bazabakomokaho, abibihe n'ibihe bakavuga imbaraga z'Imana. Ubuzima bwacu bwose bwuzuye imbaraga z'Imana, bwuzuye imirimo itangaje Uwiteka yakoze. Amateka yacu arabihamya. Bavandimwe, ndabinginze kugira ngo iby'Imana idukorera, twaba turi mu bihe bikomeye, twaba turi mu bihe byiza, bitubere icyo tuzakomeza kugenda tubwira abadukomokaho umurage ko Uwiteka Imana ari Imana yo kwizerwa. Intumwa Pawulo we atwigisha agira ati, kandi ikigeretse kuri ibyo byose, mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro, nk'uko tubisoma mu Efeso igice cya 6 ku murongo wa 16. Mu bihe byose uzanyuramo, ibyiza cyangwa ibibi, umubabaro cyangwa ibyishimo, gira kwizera, nawe uzatsinda ibitero byose bya Satani n'abadayimoni be. Bavandimwe bakundwa muri Kristo Yesu, reka iki cyumweru n'ibihe turimo by'umwihariko bikubera igihe cyiza cyo gusuzuma kwizera kwawe ufitiye Uwiteka Imana. Nusanga kudashyitse cyangwa kwarahinduwe n'ibihe, yaba ibyo turimo cyangwa ibyashize,
cyangwa se ugasanga ubugingo bwawe butari bwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, reka bikubere amahirwe yo kwicara utekereze kandi ufate umwanzuro, maze uce bugufi usabe umwuka wera akongerere kwizera, maze twese nk'abakristo itorero rye dukomeze kugirira Imana icyizere. Kwizera kwacu kwe guhindirwa n'ibihe, uko nguko niko nsaba Imana ngo ibinkomerezemo. Ndakonsabira namwe abitorero twese ngo umwami wacu Kristo ubwo azagaruka azasange tukizeye muri ubu buzima, imbere y'ibikomeye, imbere y'ibigaragara nk'aho ari ibiturushije imbaraga nk'abantu, ariko kandi no mu bihe byiza by'ibyishimo tugumane kwizera kudahinduka, mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amen. Reka twongere dusenga Imana. Uwiteka Imana, ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye ijambo ryawe ryumvikaniye mu matwi y'abana bawe. Duciye bugufi turakunyize kugira ngo twongere kwizera. Ibyatera ubwoba abantu kuri isi ni byinshi, ariko uri Imana ifite ubutware hejuru y'ibintu byose. Niyo mpamvu tukugira icyizere. Umugambi wawe ni mwiza kuri twebwe, kandi aho uganisha isi, aho uganisha abantu bawe, naho ni heza. Ni wowe ufite ubutware bwose. Turakunyize kugira ngo utabare isi yacu mu bihe turimo by'icyorezo cya COVID-19. Turakunyize kugira ngo utabare imigabane yose, werekane ko abakwizeye koko batajya bakorwa n'isoni. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.